cyokoza ani iyo turi kumwe mba n'umutima utuje ndikumva maze no kwibagirwa ibyo muri gereza. nta buzima se nta mwana wapfa kubwibagirwa. reba ahantu ujya ariko n'inshuti yawe ntibemera kuhagera. biba bikaze mana yanjye. noneho muba muri aho ngaho ikidobo banyaramo kiraho ngo bakita mukecuru. twahereye umeze nkaho wahereye kare umeze nkaho hari ikintu ushaka kumbwira gikomeye. ikintu ushaka kuvuga ariko nabuze uburyo nkikubwira ngo uriya ni ikibazo ufitanye n'umugabo se? umugabo wanjye se nubwo ntazibana zitakomanya amahembe ariko utubazo tugirana nyine tuba turangura. njyewe mbwira nta kibazo. so nyambwira ngo nta kintu wakubaza cyane uko ubizi koko hari n'inshuti mfite. nta yindi nshuti mfite nta serivisi wansaba ngo nyikwime. ese ubundi wansaba iki ngira iki? nyine nagira ngo mbwire bya bintu bya wa mugabo uriya papa kirisi se? ese turacyavugana ko nta telefone ngira? nyine uriya mugabo mu by'ukuri najyaga ngushishikariza kumukunda ariko ntazi ko ari mubyara wawe. ngo umudamu wiwe ni mubyara wanjye kandi mu by'ukuri uriya mama kirisi ni mubyara wawe gute se? nyine papa wiwe mu by'ukuri ntabwo nakwishimira ikintu cyatuma se. noneho umugabo wawe n'umushoferi wawe nyine ni umushoferi wabo urumva twari twarakubiswe noneho birenze ukumva ko nanjye kuvuga ndagenda ndamwegera icyo gihe bari barabuze umushoferi nyine wo kubatwara. umugabo afite perimete ibyangombwa byose bisabwa afite inshuro zose aho nagejeje muhatira gukunda uriya basi umubare bari bugera namwisanga ndabizi ko byoroshye ineza yagiye akugirira byose yagukoreye biroroshye kuba ntabwo ntibyoroshye kuba ntabwo gutandukana nawe ariko bikoreye igihe. none se ani njyewe rega njyewe n'ubundi reka mubwire niba ari uko cyagiye wenda nari mfite telefone ntarafunga akajya ahora mvugisha cyane cyangwa se akantumaho uriya mugabo wawe. hari igihe nanjye nari ntangiye kujya mu rukundo pe nakubeshya ariko ubu ngubu ntakubeshya ndishakira amahoro nta n'ikindi nshaka. ikindi nabitekerejeho nkajya mbona nanjye bitakunda pe wikwirirwa rwose wimbwira kuko narebye ukuntu mama kirisi yanyakiriye mfunguwe reba n'amafaranga y'ukuntu angirira umumaro nanjye mbona uretse ko mba numva nambeshya si ubu yava kuri kiriya gishongoro cy'umugore akanzaho we. uri nka mubyara wanjye ngo wamaze kuba umwe mu muryango reka nkubwire uriya mugore pe ntiyitaga ku rugo rwe yari wa mugore ufata umwanya aka kanya mwaba muri kumwe aragenda ngo mu Gisenyi akagenda akamarayo ibyumweru bingahe ntabashe kwita ku rugo nyine bigeraho umugabo nawe biramubabaza nanjye ubwanjye ntiyajya akabasha. ndabizerega si uzi ko najyaga nkubwira sitori zawe nawe uzi ko ufite icyo mupfanye. nanjye nabaga nzi ko ari umuntu ukubwira se nabaga nzi ko ari uriya. hari n'ibindi bintu byinshi wowe utazi ese ushobora kubwira uburyo ki waba ubana n'umugabo ariko yashaka kugira ukuntu yigenza ukamushwishwiburiza ahubwo ukimika inzoga. uzi ko ariyo mpamvu sinajya bamubwira ko papa kirisi ntamubona aseka yahoraga yicaye ku rubaraza iyo yabaga atagiye mu kazi ukahora ubona ameze nk'ubu ashaririye ko
ariko by'ukuri igihe cyageze ndavuga ati se uriya mugabo uriya mugore yaba yaramuhaye cya gitoki bita igihuru nanone nkavuga se umugabo baba bamuhaye ibyo bintu byose bamwabiriye ibyo byatsi numva akagira ubwenge butekereza kuba yateretse undi mugore rwose penzi ushyitse umutima mu nda umugabo wawe urongera kumumanuka ugana icyo koze ntakubeshya amenya amakuru ko ari we wamfunguje ni we wamfunguje yangiriye neza pe ntabwo atangiriye ariko kuvuga ngo ndasenya urugo rw'abandi ngewe uzi ikintu ngamije muri ubu buzima ni ukwisengera Imana byonyine ikampindurira ubuzima gusa ubu ngubu amafaranga ndi gukorera hariya mfura mwabonye ko rero natangiye no kuzunguza imyenda siri mu nzu ndashaka kuyabika ntabwo nzasubira mu muhanda nzagende nshake igisima nk'abandi kubera ukuntu unesheje umutima wawe ku gishoro wari ufite nanjye nzakugera indi mu kandi urakoze uranduhuye shaka ubu nyine turaganiriye ubu ngubu umutima wanjye pe oya tuza ni ukuri wanyemerera se basi hano urakoze kiragiye kuruza ariko ntugire ngo ni ukugukoresha cyane ubabura nanjye ngiye mu muhanda ese udahari simbikora nta kajya mu muhanda umva nari nzi ko utari buze kubera iki abona gahunda zawe kuko ubona ari ikibazo biterwa na gahunda z'umunsi uko zipanze ndi umuntu wubahiriza gahunda reka wenda habonetse nka gahunda intunguye ntari nateguye ntabwo nakubwira ngo ndibuze kukureba ubwo se urumva umuntu wo kuba nakinisha umuntu nkawe njye ndi mukuru nawe uri mukuru nakubwira ngo ndaza kandi sinzi kandi noneho uzi gahunda dufitanye aha uranyemeje umutagira peti bimeze ni muke kandi namwe muremerewe no kuganira ese ubwo ko gutoraguza gutyo wagira ngo ufite uburwayi badushyiriyemo amafi ntabwo yarya ayo se ni amafi mba ndi kugira ngo ndebe ko umwana wanjye yaza n'umubiri ariko se ararya do ntabwo bikigezweho cyakoze yamaze kuba umugabo bakwerekana nyine ko urugo ruri kugabura hakuze ubona umwana iwabo nta kintu na kimwe babuze ukabona amagufa aranama ariko kiri wavuye kuri telefone umuntu ararya akajya no kuri telefone uyu muhungu wanjye rero numva ni umutesi uri aho ngaho reba nawe kuri telefone abantu bari kurya uko wakwica na peti ni umwana wa mama nyine kirane kubiti abure gukura kuko hano nta wundi mutoya uri inyuma ye ese gutarya ubwo nutarya kandi abashyitsi baje turabona bari bubibone gute ko yabona uri uw'i Kigali ushaka no kureba undi mwana ngo umuganirize uri aho ngaho gusa tuguhindurira ze hano hino umuzana aha ubundi nibese nijye aba yaje hano muzane se musangire bose nugira isoni uri umuhungu umukobwa azagira izingana gute ariko njye mba mbona aribyo yikoresha muri
ndebere neza da ntuzasanga nawe ari nyirabakobwa babyita nyirabakobwa cy'abakobwa ni ubutesi nyine bwakwakuza umwana utamubwira nabi utavuga nabi ariko ubundi agateta nta kibazo kindi kiri sonze afite bibaho rati iri bwabyumvishe bure kugaragaza ko hano hari ubutesi busanzwe Chris yanze kurya nyine nuko nawe wabyanze naho narye nawe nawe yigirishije isa ngo mukobwa uzarye data azatuma bavuga ngo umugabo ntabwo yahashye ndabizi ntukunda nawe ibiryo watangiye kugira isoni nuko ubu turi ntubikunda ariko gerageza nyine buri gihe sibyo iri none se uri kubibona gute ibiryo biraryoshye rero ni bya bindi nakubwiraga urumva rero ndagira ngo uyu mukobwa muzabishuti nyine uko turi inshuti na mama we ari mu bishuti nta kibazo tuzajya dukina kinabuza se ako kiri twubaka umuryango muzima kandi ibintu byo kujya ku ruhande uzana abantu ntazi ubwoko bwabo ushaka uyu nguyu ntabwo mbivuze narigize karega ninjyewe ugomba kugushimira ijisho rya mukuru numvishe kiri fatireho na mama wiwe nguyu arahari sibyo ese ko wikiriza gusa n'ugira ikindi kintu nanjye tuzakubara tuzakubirana uyu muhungu wanjye ni umutesi urumva ni umutesi nyine nta wundi mutima mubi wundi afite nta nubwo ari n'umwana kuba umugabo ho arabishoboye ndabizi azaba umugabo umukunzi umuntu ugezeho gushaka umugabo arya intoki woshye umwana akesane zira nyine nawe tubwira uko ubibona ijambo ubushuti ntugire ngo ni ijambo rimwe ariko ririmo byinshi hari ubushuti busanzwe hari n'ubushuti bubyara urukundo urukundo rubyara umuryango hagati aho ngaho rero ntimutujijishe ngo mutwemwe ngo tusakorane ngo tuzabe inshuti dukeneye umuryango ntabwo dukeneye ubushuti bwawe n'ubu natwe gutya turi inshuti ariko hari ikindi dushaka kukiyongeraho none se bari kujya kuvuga icyo umugabo n'umugore sobona utamaze ukabyara abana sibyo biri yewe se mugira ngo sinashoboye buriya rero nashoje kare ariko nanga kuguca peti nanga kugusiga ku meza buriya nanjye ntabwo ndengera mama bisaha kabisa tumeze neza muzoza ntabwo ubwo mwamuriye nasoje sundi yata aha baracyafite amasoni y'ubutoya sundi yata babarenganya bayo wanura oya abangaba se uyu nguyu indanira kweduka yabyara kangahe azahita yumva uko bimeze ariko usubizaho nawe niwamara
yo kunyohereza nkaguhahira hafi wajyaga n'ibiciro noneho ahantu h'umunsi njya barampinda mbese wabirekeye ntabwo uzabisubiramo mbese ko watinze kuza ko udasanzwe ugisanga ariko shaje amuzi nakuze imyenda mwana we kubera tumaze kugera mu gihe cy'imvura ntabwo biriya bikoresho wahita ubishaka ntabwo byazuma ubuse noneho hari isabune cyangwa no kubwira amabuja amabuja byo byihoreye nubwo bari muri salo kandi ari muri salo bari kuri telefone ari muri gahunda z'ubugome byivangamo ndajya kuzimwiyakira ibyo ngibyo n'ibyiciro n'ibyihorere none se mabuja baba bari mu rugo wagiye wikorera ibintu bya hano ukabyihorera hahise kubyinjiramo ko aba ari simbura atanira umwandere aba ari birebire rwose kubyinjiramo ntabwo ari byiza noneho isabune nzane dushyiremo na omo nyinshi kubera ko ushizemo amayobo nkeya amera nkaho byarangoye sinabonye mudaha niba mufite umufuka niba mufite indobo ariko nubwo biriya bihari umuntu aba afite urugero ari bukoresha nyine ayipima ubu ugereranye n'imyenda ihari ntarebe kuko yoroshye siko nta gifura byakoboye byafata ku isi ntabwo nyine ubwo bugiye mu gikari reka nze ndebe ko yavuye kuri telefone abana nawe rero usigaye baribujije iwanyu mu musigaye haba akazi kenshi sha none izo nigiraga noneho hasigaye hari akazi kenshi ku buryo nkora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba gusinyira umuntu wajya kuvuga nka gatatu mu cyumweru kumusura none ukaba utakiri noneho sha bafatiye amazi n'umuriro ubusi bagishaka kunsohoka hasigaye bambwira ati sinzongere no kubona sohoka hanze ibaze ko ibyumweru bibiri byose bishize na telefone yawe narayibuze ahubwo ngewe nari nzi ko watashye byari byaranshanze sha bisigaye bikaze ntabwo ubizi wowe gusa sha wenda abona umeze neza siko umaze no kubyibuha meze neza nyine nuko ntemera kubise nyine ngo nkubwire ibintu urabizi mba mfite ibintu byinshi byo kukubwira abaye n'inzobere ariko sudiya ni ukuri kubona nsigaye nambaye akantu noneho kagezweho bya bitambaro by'abakecuru nabikuyemo ubu ngubu noneho ni mabuja kwemeye se ariko abantu mugira amabuja ahubwo yarampembye ndangije nyine nakagura narakabonye kuri ino kuri tiktok keza kuri tiktok ya Chris subisa kuri telefone nyine hari igihe nyine ajya nyereka tiktok yiwe rero nagiye ndebye nyine nsanga neza mpita mbona abakobwa basigaye bakambara nanjye ndakagura karambereye shako biri none se kagura ngo nanjye nzakagurese ntabwo ari menshi ni bibiri byonyine none se andi makuru twari tuburanyeho shinari nk'uku yakubwira ya mihigo simbuka se noneho ntabwo ari imisoro ubu ngubu noneho ni ibintu byiza bituje ubu noneho wasinjya ko wari uzi nawe ubwawe ugiye kumirwa kagira inkuru rero kagira inkuru urabizi yuko kisi na musaza nyine atarazana n'ubwanwa nyine kinga aramureze naramureze ararira twageraho ngo muravugana agira ngo ni mushike mwiza usigaye ukunda Chris uyoboye ko muri uru rugo uri umukozi wowe ujya umenya ko amaboko atareshya ataramukanye burya hagwa n'umuntu urumva ibintu utangiye kumbwira njyewe karyasi wo mu rugo mubwire ngo wahisemo neza ngo gukunda abana bakiri ayiwe reka nkubaze karyasi twebwe ntabwo turi abantu kuko ujye wumva kuba uri umuntu we biguha uburenganzira bwo gukunda umwana wo mu bakire gute se bituma ntabwo ngiye mfite umutima ukunda icya mbere afite umubiri nkagira umuriro amaraso nkagira amaraso kuba ndi umukozi na hano niwabo nazahava uri kumva nkagenda ngahindura n'ubuzima kuba n'umukozi ntabwo byerekana yuko tutakundana ahubwo wakagombye kuba umbwira ati rwose ni byiza mukundana
Jose singikira urukundo rw'amafuti uzi ko ari rw'amafuti ruzagera rugashira ushobora kuba umukunda uri muri uru rugo ngambwira uriya mugore w'umwirasi wa mwana uriya mugore w'umwirasi urabona wamushobora wowe gayibaze Chris nose Chris arabizi se basi reka rero mubwire Jose mu makosa igihe tumaranye ndamumenyereye ubu ntabwo namubwiye mu kubera ko nyine ari ntabwo yapfa no kumenya sibyo wowe mbibwiye hari undi muntu ubizi noneho ikindi ako Jose njyewe rero navuye mu cyaro muje gukina uzi itike nkoresha kugera iwacu none se mama rero inama nakugira sibyo ni uko wareka Chris kuko niba udashaka gupfa ngo upfire i Kigali iwanyu babure n'ahantu wagiye mani wareka Chris njyewe rero nitudapfa tuzongera tu cyangwa amazi yose mwanze ukunda kugira ubundi bazi kuyihera ongeramo bake ongeramo wowe bishyura ntukangiza amazi shaho uzapfa naha kariko kazi kangera mu kazi kanzanye mu rugo kuko naka kari koza kababiri kuki utajya wambara sizi isa nabi ndetse ari nk'abantu kuki utaziyogereza uzigiye nazambara isa nabi uzi imyaka nazambara uzi imyaka nambaye kabiri isa nabi ariko byararangiye mwese iyo mumaze kubona abagore muritereka si ukwitereka ndetse utuye kuri amosi njya niyogeza ku mambiri mwese uvuye muri tusha ntabwo wafata akabambiri zawe zose mbese wabwo niyo mvuye nawe mbabona uzanyiriza kabisa ugomba kubikora ntabwo nababona ko ngiye kunanirwa no guhaha uhaha sinavuga nti ngiye kunanirwa no guhaha ariko twavuze yuko tugiye kujya turya neza kurya neza rero ntabwo nakubwira uriya mama ushaka kuzarya papa Chris azi karira sibyo naho amafaranga mpembwa hasi hafi we niyo yampemba kandi azi neza ko ntabwo yatunga abantu bangana gutya muri uwo mujyi ngo yishyurwe n'inzu njyewe ubwanjye n'umutima wanjye mwemerera ko nta giceri cy'icumi yewe habe n'umuntu azigera kuri ako amafaranga yiwe akora mu kumesa ko utuntu tw'umugo tw'abantu ajya ubwo ayabika ayakoresha ibyo ashaka yitwa mwemerera niko ku Imana yewe n'amavuta yo kwisiga nzisiga amavuta ubu ndavuga ni nzi kuza ku telefone bimubwira wenda niba yasuke napfa kumwicaye cyangwa akawunga kandi ntiyabyanga no kuko Imana pe bitekerezeho kumbe wanyemereraga kumureka ngaza ahangaha ari inyungu mushakamo inyungu si yahenga we ntarya ubwire sishaka aramenya n'ayo makuru njye nzaganana n'umugabo mugenzi wanjye ndabikubwiye ahari hano bikubwiye ariko mbabarira uzi ko ntacyo nagusha ni ukuri nzagana n'umugabo mugenzi wanjye ubuzima bw'ikigali arabuzi mubwire uko bimeze nabwo nk'umuntu wenda ntabyo nzamubwira wenda ibyo nta muceri nzamubwira ntabwo nzamubwira nawe nk'umuntu azibwira ibyo bintu wabitekerejeho neza yego wa mugabo sinzi ntuba wapanze ibintu byawe ariko nese ubundi iyo abaye ataziranye n'uriya mukire ntabwo n'ubundi twamucumbikira nk'uko yari inshuti yanjye kubw'amahirwe nyine n'ubu baraza aho twe kuzihangana rwose pe tugapfa tugapfuka nanamenya aho twapfutse ariko noneho ntabwo twajya turya ingohe harabura yakatugaburiye ko shimye azabiguha nagenda umaze kumenyera indyo z'abakire ariko nabyo twaziriye uzaba waziriye twaba tumenyereye kugura ikiro cy'umuceri ushaka ko tuzajya duterura agafuka ntacyo nimba wabitekerejeho njyewe urabizi nk'umugabo wanjye nta kintu wambwira ngo nange kumva igitekerezo iwanjye ni uko nabitekerejeho njye mbimaranye n'iminsi njya kukubwira ikintu none gitekerezaho
njye nasanze twakoze neza pe akuno hano twanakoreye wamukoreye iki Yesu Kristo twamurinze ko shewe yanga yandagana igwa zizenguka n'umugi none sheri wese hari umwana bafitanye hari igihango bafitanye ikibazo cy'umwana ikibazo n'ibihango umenya ngo barakunda kandi nawe sinki gushyira amakenga barakundana bavuga kugira ngo rero kandi sheri we afite ubushobozi ahubwo se kamubwire yego uri kumbwira ngo sheri we yego buriya nanjye nakoze amakosa ntabizi yo kumwaka maze kubona yuko ntabwo nzigera nemerera Kelera bosi wawe siko n'abashyize ubuzima bwa mubyara wanjye mu kaga ni abamusengeye Kelera nahoraga muhatiriza yambwiraga ko uriya mu bosi amukunda nkamuhatiriza nkamubwira ati mukunde ariko sinari nzi yuko ari uriya mugabo abwira gusa ndinde wo gusengera umuvandimwe reka uriya ni umuvandimwe wanjye wumva ugiye gusengera undi se na wumva ko atari uriya wumva ko ugiye gusengera undi ntabwo iryo kosa ntayo umva uretse wanjye wumva usha wanjye ni mukuru imyaka ararute nareba icyo abura areba igisabwa mu rugo rwe agikora natagikora njye ntabwo nahagarika kuba ngo ye muzunguza ngo ujyamo mu rugo cyangwa se ngo wikundane na Pakirisi ni akazi kabo nanjye ndiho mutera amabuye iyo uriya mugore pe ntabwo yita ku rugo ariko nanjye ntabwo nashyigikira umuntu ushaka kumusengera mbese Kelera si inshuti yanjye hari ikintu dupfa nta n'ikintu namwima ahubwo buriya icyo byasaba cyose kugira ngo Kelera areke nzagikora wivanga bibuye mushobora kubigwamo ubu ngubu tuvugana abana mwimwe no muri pizo ubu nta nubwo n'umuntu abaza ahari iyo atahawe ubyitondemo rero ushobora kubizamukamo ibyo byonyine ibyo ukanadiriza nyuma kandi simpushye banabigwamo kuko niba bikudaniye ubwabo ahubwo umubwire ibyo mbona wakora nta muntu umubangamiye bwira mubyara wawe amenye uko ingo zubaho nyamara kwimenya umva wenda yigaburira ariko ntacyo kimugize iki bindiye mu byo niba uzangambanira ariko none ushaka kungambanira ndetse sinabugambana ariko niba umuntu yemeye gufunga kubw'inyungu zawe ushaka kungambanira ndi nawe ushaka kugambanira ntabwo ibyo bintu nawe sheri ntabipfa ndakwiyamye ngo wivange mu rukundo rwa Kelera na Pakirisi ndanakunyega n'ikindi gihe nuko nkubwiye kandi aho ntabwo turi kumvikana nanikiri inkweto cyangwa mute mbere ko ntahagaze urebe ugiye kubona n'isura yawe nanga ubu ngubu inkweto zawe reka nzanike ariko nawe wicara ubitekereze nk'umuntu w'umugabo cyangwa uri guhunga inshingano